nawe waba umutagatifu. Erega nicyo wahamagariwe. Niki twakwigira ku batubanjirije? Ibuka igihe ubatizwa. Kuva ubu no mu bugingo bw'iteka ubaye urugingo rwa Kristo, we musaserdoti, umuhanuzi n'umwami. Ngaya amagambo wavugiweho. Muri batisimu wagizwe ikiremwa gishya, wambikwa Kristo. Ese itara ryawe riracyaka? Ese umwambaro wawe urakererana? Humura, garukira Imana. Abatagatifu n'abanyabyaha bababariwe. Akira Kristo. Ikiganiro ibirari by'ubutagatifu mukigezwa na Beata Mukarusanga, umukristo wubase urugo. Bavandimwe, Kristo Yezu akozwe. Ni ukuri nakomeje gusoma akanyamakuru ka Mama Faustina, nkumva ndashaka kukabasangiza kose ariko ntabwo byashoboka. Ni byinshi, ni byiza. Mama Faustina ni impano Nyagasani yaduhaye muri ibihe byacu pe. Iyo urebye igihe yabayeho mu gihe cy'intambara ya kabiri y'isi yose, ngira ngo yitabye Imana murabizi kuri tariki 5 z'ukwa 10 1938. Bwake hari umva intambara ya mbere yose yari irangiye, yabaye mu hagati y'intambara ya mbere y'isi n'iya kabiri y'isi yose. Yamenye ubwenge nyine ari byo biharimo. Nyagasani rero yashatse ngira ngo hari komora imitima y'abatuye isi, no kubaha ibihozo biva mu Mana yifashishije uyu mutagatifu. Kandi koko n'uyu munsi barabona ko ku isi nta mahoro ahari, hirya no hino twumva intambara, ibiza n'ibindi bitandukanye. Impuhwe z'Imana rero nibwo buhungiro bwacu, ni imwe mu ngabire z'Imana yaduhaye kugira ngo tuhabonere ibihozo. Mu kanyamakuru rero ka Mama Faustina, ingingo ya 299, Nyagasani Yezu amuhishurira ibyo kwizihiza impuhwe ze ku buryo budasanzwe binyujije mu cyumweru cya kabiri cya Pasika, icyumweru cy'impuhwe z'Imana. Bavandimwe, nagira ngo turi mu kwa 11, wenda Pasika izaba mwaka utaha turabizi, hacyari imezi menshi hagati aha, ariko tube twitegura dutekereza ngo tuzizihize uwo munsi twumva neza ibyo turimo, umunsi mukuru impuhwe z'Imana. Mama Faustina Nyagasani Yezu yamuhishuriye yuko uwo munsi ngo umutima we uba ufunguye wose kuva kugera mu ndiba zawo, kugira ngo impuhwe z'Imana zisese ku bazishaka bose biteguye. Kwitegura ni gute? Tumaze kuba akamenyero ko kuvuga gukora amasengesho y'iminsi 9, inovena itangira kwa 5 mutagatifu, hanyuma igasozwa kwa 6 nyine ubanziriza icyo cyumweru, hifashishwa inovena nyine uko Nyagasani Yezu yayimwigishije iminsi 9, asabira buri cyiciro cya roho zo gusabira. Tukifatanya nawe rero mu ishapule impuhwe z'Imana, ibisingizo cyangwa se ibisabisho byazo, hatunazirikana amasengesho y'umwihariko ya buri munsi. Uwo munsi rero iyo uhagejeje warahawe penitensiya, kandi uwo munsi ukagera urangije noveni ukanahazwa, ngo habaho ingabire, indulgensiya zidasanzwe zirenze za ngabire cyangwa se indulgensiya twita ngo indulgensiya ishyitse, indulgence plénière. Irarenze kuko Nyagasani Yezu rwose abivuga nkaho ni ibyaha byose yabihanaguye nkuko waba wabatijwe. Ikindi navuga rero ku mpuhwe z'Imana, njye nabonye, sinzi namwe murambwira niko mubibona, mbona uretse n'impuhwe z'Imana, kamere yose y'Imana wiyegereje mbona iguhishije n'izindi kamere z'Imana. Imana buri kamere hari ngira ngo igaragaza Imana uko yakabaye, ikakwinjiza mu zindi kamere, zirasobekeranye, ziruzuzanya, ariko kandi ukabona buri yose irihariye. Iby'Imana ni bigari cyane, ndibanza ntagiye kuba umufilozofe, ariko reka tubanze turebe iby'impuhwe z'Imana ukuntu zigushyikiriza Imana uko yakabaye. Kuko Nyagasani Yezu we avuga yuko impamvu y'izi mpuhwe z'Imana yashatse guhishurira Mama Faustina ni uko umuntu aho ava akagera yakomeje gutinya kwegera Imana, kubera kwirebaho ukavuga uti ibyaha byanjye ntabwo bikwiriye ko nakwegera Imana, ntabwo nkwiriye. Iryo jambo ntabwo nkwiriye ni igishuko, ni igishuko gikomeye, kuko harimo kenshi n'abiyahura n'abakora ibikorwa bibaganisha kure cyane y'Imana, kubera ko bumva ko badakwiye kugirirwa imbabazi kubera ibyaha runaka baba barakoze. Nyamara twibuke cya gisambo ku musaraba. Ariko kandi tukabona ikibi cyo guhunga impuhwe z'Imana no kwiyahura nka Yuda. Nyagasani Yezu rero
atwereka yuko kuri uwo munsi w'impuhwe z'Imana ngo ashaka ko cyaba ari nk'ikivomesho umuntu wese yagenda kugira ngo avome ingabire zose akeneye kugira ngo agarukire Imana, atangire ubuzima bundi bushyashya. Ikindi kivomesho yahaye Faustina ni ishusho y'impuhwe z'Imana, iriya shusho tuzi yanditseho Yezu ndakwizera. Yayimweretse amubonekeye kuri yameze. Andi mashusho menshi abashushanyijwe wenda kubera imagination ya muntu, kubera uko yiyumva muri ako kanya, ariko iriya shusho ni Yezu wayiyeretse Faustina ati yikore nka gutya, hanyuma uzayireba akayireba aciye bugufi abishyizeho umutima, izamwegereza izo mpuhwe zanjye. Nimutekereze aho Nyagasani ashakisha uburyo bwose bwakurura abantu kugira ngo bamusange, akifashisha n'iyo shusho tubona Yezu Nyirimpuhwe. Niba utari uyifite uyishake, uyishyire mu nzu yawe kugira ngo yaba ari wowe, yaba ari abana, yaba ari umushyitsi mu rugo, nitubona iyo shusho muri kubona hano kuri ekara bitume mwegera impuhwe z'Imana. Nihasingizwe Imana, abamarayika n'abatagatifu bayo.